ukeneye USB ndayikurayo noneho. Boss aka jumpos danaga state boss. Waya ntago nshaka jump. Kaga flash se boss. Waya ubwo aka kagozi. Yewe Imana ishimva se. Umugozi nangaye. 5 se nyine boss. 5 yose. Apo nta kibazo we nugira ikibazo ngenda aje mite nk'iki. Umva se. Ko mfitanye n'itano se. Boss nanjye mba nakarango ya 7 fata atarane yonyine. Bari wa mugo. Ndawusha ko umugozi nta kuntu ambabarira. Ukawucara ndahita nzoge nuko ubikuzara yepfo dore kwa agent ara ntago ariko ntago ambabarira ukabunegereje. Ntago ari kuri se boss. Ntago ariko cyane wanegereza ntago ariko. Boss reka mbe nice hanyine nta kibazo. Ndabanguka nugira ikibazo wowe. Aje. Meze bite? Wambi kuri. Mbi kuri bombe 10. Boss wanjye urashaka ko tukubikurira 10. Ntacyo. Murahitse. Hase wowe harimo password. Wowe nta nubwo buzi ko phone yawe irimo password. Umubare w'ibanga. Agent imeze bitera? Fresh. None sikunaje ko mbikurira da. Angahe? 50 yonye. Bombe 50 no arazana telefone hano. Niko ndahitangira no kuryama makirana ababonye we angahe we. Niko ibihumbi 50 ubu nibyo giye kubika. Cyane gihunje barandu umukire. Kiramo umubare banga hano. Ari banga. You don't know now. But I'm going to tell you something. Cya 50. Bongo iki? 50. 50. Igiceri cya 50. Ese nacyo boss. Kikigabora. Wari wabona uzika rubwa mbere bo igiceri cya 50 sura gikoresha. Ese boss na. Kandi agikeneye boss mbaba ruki. Uragikeneye cyane se? Zana hano nyakubikurira. Niko ndagukata 20 ndaguha ibiceri 30. 30. Reka subwo nama boss ambaruka amasinga ariko nyakene. Nimba utamereza mireza na telefone. Ese ni 30 sigana niko bimeze. Oya nimba utama pai fata byinshi bya takarako na Niko reka nkure n'isura utazongera kuza kunyinisha. Niko ubonye kiriya kigo. Oh my god. Ula rato. Twarangije kubikuza misaje se wabonye. Subiramo kwa wanjye. Nyizera cyane subiramo. Sawa turi kumwe. Ureke kiriya kiginga kiri kuza kunyinisha. Sawa. Wachika, jena gutegereje waruri. Nirajye gushaka amafaranga. Amafaranga uzanya ari hehe? Amafaranga nayabuze. Wayabuze? Nayabuze. Wanyana imbwa uvuze ngo. Sunyi simbwa reka nze nkwereke. Uwite ngana bose twagiye dukora muri za bose. Sha. Jesus is Lord. Kavuye mwaka wa 2028 mbwira ko 2021 hari ikintu za warageze mwambona ntacyo bimeze bitubundi no ucye mwane bwabo sinisiwe n'ubireba ko nibihe bime nakubura uyu mwaka turimo ni uryoshye ngo bwarabuze abicere byahawe se gose kereka nkaho bibana weho miki kaisa yose dore nka cyo gikaryaza
harya wakibonye kiriya cya zuba dore n'inkweto zimwe zirakijabo wakojeje urumva dore cyambaye agapira ukayako wanakijya na buriya bukwita mwana nabira n'umuntu akija kugahita unabitwara musizeye ko narya inyama reka ngereyo ntari bari kuwe ubikore neza mwana kandi nizere ko utari mu ntego Ese ko nshaka kukwisabira akantu gato rwose wamba bari ukakankorera kansabe ntari mvuye ahantu mu cyaro kandi nje gushaka akazi sibyo niko akazi kose kariko kose wama ntagashobora akazi kariko kose ariko kose nagakora akazi ko kungera mu ijuru wagashobora akazi ko kujya mu ijuru se kose mu ijuru haba umuntu wari wajya mu ijuru ako se muri reka banze nkubase bundi uvuye ahagana hehe iyo ngiyo mu bishwati mu ishyamba abantu bita muri Gasaza mu cyaro cyaho ni ikintu cyose sinshaka gusubirayo pe isubire kuko i Kigali niho hashobora none sibyo nibyo ngiye koko boss yawe isubire guhinga ibijumba kabisa yego wanje ko ndangira akazi reka genda ntabakeneye umukozi wo mu rugo nese kadajye bana ibyo zaburira cyo zifite wa muri nagwa zimuri hano gwi angandi guwomba digumba kanze nanjye be mugogere ndaba mugogere sha ndamugogere Mose umuntu ufite ibibazo barangiye ngo ndabara bafite ibibazo bakunda cyane urabafasha se ndagufasha ariko uramenye numbere nk'umwe wamaye akazi ko kumujyana mu ijuru kandi bidashoboka byari mu ijuru mana abantu baragoranye ngiye nugira ikibazo so ukuntu umeze umwana mwiza ndabona wameze nk'umuntu wagwa neza rwose uragomba kumfasha ndagufasha nugira ikibazo ngiye ndagufasha nakwika no haraka ahubwo kanze nkwereka abantu ngiye kujyana nize neza ko baragufasha no bakunda abantu ndabizeye nugira ikibazo rwose ahubwo ngiye baye ngombwa nanakwijyanye tunagenda ahubwo urakoze cyane wowe uri umwana mwiza nanjye nawe uri umwana mwiza uzanengwa akazi mujyanye umva nzagakora uko kazakameze kose kandi neza tugende nugira ikibazo urakoze nahanga habonye ahanga nyino habonye kana akazi birasa umuntu uteye impuhwe uteye impuhwe gute none nyine ukuntu umeze ntabava kwa akazi urasa nabwora n'igipangu ukuntu kimeze sasa ikintu kiye kugaragara ngaha ni ikiri kugira ngo utere impuhwe ubona ukuntu wambaye ntabwo wagwa akazi kuramo iki igikapu se ese ubagwa akazi hano hetse igikapu cy'ibihumbi 10 yego murambiza nambe nyigufashe ariko kirimo n'ibintu byanjye byose ntugire ikibazo nyine ngiso ngende umwizero nyine utere n'umupira se kugira ngo utere impuhwe bwo man kandi ukuntu umeze arabura ikintu kimwe iki kuramo izo nkweto zanaho nazo zatuma wamakazi zemereza baragwa akazi ntugire ikibazo none sasa ugumya urumva ngende mbabwire ahita soko baragwa akazi ntugire ikibazo no baramwe ngo bugumya akazi barajwe ko bwi ntugire ikibazo bugumya anga akazi none se myenda yo ugiye kubikirana ntugire ikibazo uratuyima niba mara ntugire ikibazo barakagu Is it funny? No, it's not funny. Is it funny? No, it's not funny. Is it funny? No, it's not funny. bitesha ni byiza none urashaka iki ndashaka akazi bari bambwe kugiye kumpa akazi ngiye nkakora iki ko ariko nkora mwebwe murara mutwiba niko je ntabwo niba pe nakazi bari bandanye murara mutwiba reka nze nkwereke sha none sigiye kunyereka iki nakazi Run. bitesha ni byiza ko bicara ngaha
bantu buri wakubitanye na za surupu z'ikigali ihangane ntacyo ngwino byo gucumbikira nagire n'icyo ufata sibyo ariko se ko nabonye muri uyu mujyi kuba mari ku buferi wagenda kiriya kigabo nanjye nkakiba ibyo mu nzu byose nkabijyana umva iyi ndinda nze